Ndabakengurukiye ndabasuhuje inshuti bavandimwe dukomeje kubana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero nibisanzwe tugiye kureba uko amakorali yacu indirimbo zabo ziri kubasha kurebwa ku mashene yabo ya YouTube. Nguhaye ikaze rero uri hirya no hino hatandukanye, waba uri hano imbere mu gihugu mu Rwanda, waba uri hano mu baturanyi bacu b'i Burundi, Tanzania, Uganda ndetse no hakurya ho muri Congo. Ababasha mwese kudukurikira tubahaye ikaze. Reka turebe rero ko indirimbo zagiye zirebwa mu bihe bigiye bitandukanye, kandi indirimbo nshya uko zagezeho, igihe zimaze, abazirebye ndetse n'abagize uruhare mu kuzitunganya guhera zandikwa kugeza zigeze ahangaha ku mashene yabo bashyiraho ibihangano byabo. Reka tujyane duhere muri korali Abahamya ba Yesu. Korali Abahamya ba Yesu ni korali yo mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Muhima. Ikaba ifite aba followers cyangwa se abayikurikira, aba subscribers ibihumbi 45 n'imisago n'abantu 100 n'abandi bakeya. Abo nibo bayikurikira ibihumbi 45 n'abantu 100 nibo babasha kuyikurikira. Nibo bakande subscribers, nibo babona notification mu gihe ba uploadinze. Reka turebe indirimbo rero baherutse gushyira hanze, ubundi tujyane turebe details zayo. Ntabwo tujya tuyikina yose, dushyiramo uduce dutoya tukanayivugiramo. Wowe ushaka kuyumva itavugiwemo uragenda ukayirebera iwabo kugira ngo bigende neza. N'uwo musanzu wawe ugaragare. Ukande subscribe rero niba utarayikanda hano kuri channel yacu, kugira ngo ibintu nk'ibi tujye tubikugezaho buri gihe 5 kuri 5. Komera cyane. Reka tujyane korali Abahamya ba Yesu. Muri hehe? Korali Abahamya ba Yesu rero baheruka gukora indirimbo yitwa Mugenzi wanjye. Indirimbo ikaba ari indirimbo nziza. Reka tubanze twumveho igice kimwe na chorus, ubundi turebe details zayo. Ni korali Abahamya ba Yesu. Ni korali Abahamya ba Yesu yo mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Muhima nk'uko nabibabwiye. Reka turebe indirimbo yabo rero twihuse. Ni indirimbo imaze kurebwa n'abantu mbere ya byose imaze ibyumweru 3, imaze kurebwa n'abantu 54 n'abantu 46 nibo bamaze kuba bayireba. Hanyuma likes bari abantu bakanze kuri karakantu ka OK, bayishimye n'abantu 200. Hanyuma rero uwanditse ino ndirimbo wayanditse wayihimbye
uwanditse ino ndirimbo yitwa Evariste, mwarimu Evariste Coach niwe wanditse ino ndirimbo. Hanyuma wakoze arrangement, wabashije kwaranja amajwi akayaha umurongo, akaba ati tenero bayiririmba gutya, baza bayitwara gutya, soprano ni gutya. Uwo nta wundi ni Evariste n'ubundi. Evariste mwarimu Coach ni wabikoze. Hanyuma rero nanone kandi uwo bita beatmaker wakoze muzike, umuziki bya bindi mu cyaro bakunda kuvuga ngo ni ugucurisha. Wayicuze rero, wayicuze umucuzi wayo nta wundi ni Evariste. Ni n'uvuye kuri screen mwamubonye Evariste, witwa Miriam. Reka tugende rero turebe izindi details z'indirimbo. Hanyuma rero wakoze audio, wakoze aya majwi mwumva, yitwa Joseph. Joseph niwe wabashije kuba yatunganya ano majwi mwumva meza nkaya. Hanyuma rero ikindi wamenya nuko akantu ka gitari kugenda wumva kagenda gacamo, nkako wumvise wagacuranze nta wundi ni Kiza Shema. Yitwa Kiza Shema, no mo soliste ubyumva kandi cyane. Undi muntu rero w'ingenzi cyane wakoze ibi bintu yitwa Marcel ni wakoze video aya mashusho muraba, mwese muri kuraba ni Zawadi. Murano ko wakoze ishusho ryiza, karibu umuntu kameze neza cyane, yitwa Marcel. Tunamushimira cyane, yabikoze neza. Siko sibdora kuri indirimbo. Urumva ari ibyo, izindi ni details z'imbuga zabo wabasangaho. Ushobora kubasanga kuri Twitter cyangwa se X, yabaye X ubu ngubu. Nabahamya n'ubundi. Hanyuma na email yabo wabandikira uramutse ufite inyunganizi. Byabaye byiza ukabashimira, bitaragenze neza ukaba ibitekerezo. Buriya umuntu udahabwa ibitekerezo afite ikibazo. Ngira ngo ni ibyo, na telefone ziba ziriho, ubundi ukabakurikira kuri Twitter, kuri Facebook, na Instagram ndabona iriho Abahamya ba Yesu Choir Official. Hose niko bitwa. Twitter bitwa Abahamya Muhima, hanyuma Instagram bakaba bitwa Abahamya ba Yesu Official, Abahamya ba Yesu Choir Official. Harimo na choir, hakabaho na nimero rero buriya zira bagufasha. Ngira ngo ni ibyo, ni indirimbo nziza cyane pe. Katurebe indi korali imwe, ko tuzaturebera korali ebyiri ku munsi, ubundi turebe ngo ibintu bimeze bite. Reka twinjire muri korali Abakurikiye Yesu, korali y'Ubukombe. Shimo byinshi byanyuzuye
iyi rero ni korali abakurikiye Yesu yo mu itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kacyiru. Nk'uko nabikubwiye, iyi ni korali nkuru cyane, ikaba rero ifite indirimbo nziza cyane, indirimbo bayise Nzamura Mwami. Reka turebe detaye zayo. Okay. Iyi ndirimbo rero ya korali abakurikiye Yesu ni indirimbo imaze ubwo n'amezi, kandebe neza nababeshya, imaze amezi 2 ibaye uploaded kuri channel yabo. Ni indirimbo rero muri ayo mezi 2 imaze kurebwa n'abandi 75,000 n'abantu 873 bamaze kuyireba. Hanyuma likes, abakanze kuri ka kamenyetso ka okay n'abantu 1,500. Hanyuma rero ibindi wamenya nuko ino ndirimbo yanditswe n'uwitwa Ntaki Pro, Manase Ntaki producer niwe wanditse ino ndirimbo. Ikindi wamenya nuko audio yakozwe n'uwitwa, iyo tuvuga audio tuba tuvuga aya majwi mwumva wayatunganyijwe yari kodinze. Nta wundi rero yitwa Aloys. Ikindi wamenya nuko video yakozwe na studio yitwa BC Picture Studio. Iyi ni studio y'uwitwa Cedric. Haba hariho nimero rero mujye mubahamagara munababwire muti twe mwadufasha iki. Ndumva ari ibyo. Ikindi wamenya n'abatari babizi mubimenye, iyi ndirimbo ntabwo yakorewe mu Rwanda, yakorewe kuri Lake Victoria ahitwa Entebbe muri Uganda. Muri Uganda niho ino ndirimbo yakorewe. Murahareba ko ari kuri Lake Victoria. Niho bari bibereye ku mazi, ngira ngo murabireba. Ngira ngo minsi yashize mwamenya amakuru ko bona korali yitwa Joylight yahariye Kicukiro Centre, nayo nzayibabwiraho. Baherutse mu ruzinduko rw'ubutumwa bwo kuvuga ubutumwa bwiza, nabwo ari urw'akazi, ariko n'urw'akazi kuko niko kazi twahamagariwe. N'urw'akazi ko kuvuga ubutumwa bwiza hariya muri Uganda. Ndiho rero baheruka hamwe n'iyo korali yitwa Joylight ya Kicukiro Centre, nayo iririmba neza cyane, tuzayigeraho. Ngira ngo nibyo, ubundi se ngira ngo sibyo byabaye. Rero ndagushimiye we twabanye tureba indirimbo ya mbere twahereyeho y'abahamya ba Yesu, tureba n'iyi detaye zayo, kugira ngo n'amatsiko abashize ntuzabaze ngo yakozwe gute, yanditswe nande, yacuranzwe nande, yakozwe byari ibintu nk'ibyo byose, ngira ngo wabisobanukiwe. Komeza ugubwe neza rero, ngira ngo naho ubutaha. Niba utarakanda subscribe yikande, tujyane 5 kuri 5 buri kanya kose. Indirimbo wakunze uzajya umenya amakuru yayo, wayanditse ndetse na details zayo. Asante sana.
wifuza gucurangisha indirimbo, wifuza gukora audio nziza, wifuza wagufasha mu miririmbire y'abaririmbyi, ndetse unifuza amashusho meza, watwandikira ubundi tukagufasha. Ni kuri 0780439376 tukajyana, kandi ibintu bizagenda neza. Ukomeze kugira umugoroba mwiza, kandi niwe bari gukanda subscribe